rero dusimbukire muri ekipe ya APR. Yego. Ekipe y'ingabo z'igihugu nyamukandagira mu kibuga. Hari amakuru menshi abantu bari kutwumva by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya APR FC bakeneye kumenya. Iyo bita APR. Niyo mpamvu ku murongo wa telefone turi kumwe na Chairman Brigadier General Deo Rusanganwa. Mwaramutse neza Chairman. Naho neza itimama. Muraho. Hano hari imvura sinzi niba uri kunyumva neza. Turimo turakumva neza. Turimo turakumva. Ya makuru yanyu. Amakuru ni meza kuri Radio DC tumeze neza. Muri APR namwe na amahoro. Na amahoro tumeze neza. Mbere yuko dutangira kugirana ikiganiro no kugira ibyo tukubaza reka je mbanze ngushimire how cooperative you are afande. Uburyo ukorana n'itangazamakuru, uburyo udufasha kubona amakuru ku gihe turabigushimira rwose. Murakoze cyane nanjye ubwo mbonye akanya muze kunyemerera ndaza kubaza ibibazo ko ntago munsubiza kwere ko nzi ko mfite gahunda yanyu ariko muzagiye no mubisubiza gahoro mufite akanya. Okay, nta kibazo rwose. Okay, twatangira. Hanyuma Chairman turagira ngo tutangire tukubaza ntabwo wenda twabonye amahirwe yo kuganira namwe mbere yuko season itangira. Turagira ngo tutangire tubabaza ekipe mwatangiye mute sezo mumaze gukina imikino 3 ya championnat kugeza ubu ngubu ekipe murayibona mute Karame? Ara kushaka kumbaza ukancanga nawe bategura ibibazo nabanje nka kubaza nubwo mutasubiza gusa mukabyandika noneho nyuma mukaza kumbaza mutaza kuncanga. Dufite umukobwa hano witwa Ishimwe Adelaide Ida agiye kubinotinga rwose na watubaza akabyandika. Ndabaza bari kuri radio ndabyo yubasenga barahari Utimana Efremu Naida umukobwa nawe namubonye kuva kera amaze gukurira aho ngaho. Muraho afande. Muraho Efremu. Muraho nge duherukana muri marine kera. Basoze Gisenyi nabwo ntibajya gunyorohera. Tubaze rwose. Ntacyo ni ibibazo muze kubyandika muri toranya bazaza bagenda bisubiza. Nukubera ko tuganira ariko nanjye nkibaza yo nibaje mu gusubiza. Wenda simbaza specifically muri mwebwe ariko ubu ni musubiza n'abandi banyamakuru. Ikibazo cya mbere mbaza nk'abanyamakuru b'umwuga uko mugira influence nini kuri public opinion ku baturage ubwo muraza kumfasha kuvanga indimi. Nta kibazo. Ni ryari umunyamakuru ukora ubusesenguzi kuri ekipe wenda kavuga ate navuga izindi nubwo n'izindi muzikora ubusesenguzi. Iyo ubwo busesenguzi buri based on fact cyangwa se muri kuri personal feeling cyangwa se bias. Mu noting. Muri icyo kibazo harimo kandi murabona ko bikwiye biri fair ukurisayizinga ekipe tuvuge APR mu mikino 3 ifite amanota 7 9 mu besinga kuki kugira ngo muvuge ko biri ari bibi bitarimo bigenda neza. Hanyuma muri ako kabazo mwasobanura standard mukoresha mu defining good performance na bad performance. Icyo ni ikibazo kimwe. Yego. Ikindi cya kabiri ni ikintu cya mu Kinyarwanda byita gusesengura constructive criticism mwabyita iki? Gusesengura byubaka. Turemera ko biba bihari koko iyo constructive criticism irahari. Bifasha n'ekipe. Niryari itakiri constructive niryari hagara kuba constructive noneho ikaba personal cyangwa se destructive cyangwa bikangiza. Mutekereza iki ku banyamakuru? What do you think journalists can do
better to support umupira wacu wo mu Rwanda kugira ngo ube professional. Cya gatatu ubwo ni media responsibility. Muzi ko media itanga playing a role nini muri motivation no kimwe no mu kudiscouraginga abakinyi bacu. Mujya mutekereza amagambo mukoresha impact agira kuri ubakinyi n'abafana bacu. Niba koko intego yanyu ari ukuzamura umupira w'u Rwanda, murabona ko atakinga amaklabu yacu bitanga image nziza cyangwa byangiza amakipe yacu. Icya gatatu ibyo nakwita nka transparency n'iki ngabo ubutabera se buriya gukorera mu mucyo. Abanyamakuru abafana bacu mwarabonye ejo twarabyanditse bo bibaza ko musa nkaho mugambira mutagetinga club yacu mu buryo butuze. Mwabasobanura mute ko atari byo? Niba koko ubusesenguzi bwanyu buri Newton rwose cyangwa se butari influenced. Icyanyuma ni about solution. Murifuza ko abanyamakuru mwabana bake na club kugira ngo habeho kuzuzanya. Nka wenda muri mwe ndi murasa nkaho mbabaza nk'umuntu uri muri opposition babigenza gute? Ngo mwabisubiza igihe mwashaka byose noneho mukadufasha. Ibyo bintu bikwiriye no gutegurirwa ikiganiro ubwacyo, ahubwo tukabiganiraho tukireba natwe tukikebuka tukisuzuma tukanibwiza ukuri tukiganiraho tukareba niba hari ibyo twakora neza kurushaho cyangwa niba hari n'ibyo twakosora tudakora neza at all. Sure. Murakoze cyane. Afande kubigira clear kurushaho. Iki ni ikibazo wenda utabajije twebwe nk'abanyamakuru ba Radio 10 na TV10, ntekereza ko ukibajije media muri rusange. Cyane bose niyo mahirwe nari mbonye ko simvuga na radio yose. Murakoze cyane. Okay, reka twigire. Hit yari yatangiye kubaza ati sezo yanyu wa mugani nkuko wabivugaga tugeze mumaze gukina match 3 zonyine, mwatsinze 2 mwanganyije imwe. Ubwo ni imbere mu gihugu mu marushanwa mpuzamahanga, ntabwo mwari mwageze ku ntego zanyu, ariko hari ishusho rusange mufite kuri APR aho tugeze muri sezo ubu ngubu. Biragoye ku nkanjye ko nabisobanura ngo byumve neza, ariko mbona kuva dutangiye habaye ibibazo. Murabizi dutangira umutoza ni mushya, abakinnyi ni bashyashya, kugira ngo ekipe ijye hamwe. Umutoza mushya twamuhaye imikino myinshi koko kugira ngo tumufashe ashobore kumenya abakinnyi be kuntu bakina no gushaka ntuza style bazakinamo. Murabizi mbere uwa mbere ajya kugenda ibyo mwajya mukritika murabizi. Uyu nguyu tumusaba kugira ngo akine umupira mwiza abantu bose bishimira. Uwapere wa kera birasa nkaho bitari byajya mu murongo neza. Ntabwo rero ubu ngubu najiza nk'umuri ya mutoza muzi ko ari ne professor muri football. Twarebye impapuro afite urwego ariho kugira ngo bita CAF Pro, kugira ngo wubake ikipe no gushaka umuntu ubyumva neza. Kugeza ubu ngubu rero bisa nkaho tutari twabona neza nkuko mwese mubivuga, ariko warambire ngo nta kibazo nk'umuntu w'umuhanga hari ibyo ari bati tutabona. Kugeza ubu nta kintu nabiganiraho, ariko twebwe icyo twashakaga n'umutoza n'abakinnyi twarabazanye, nubwo habaye ikibazo cyane kuvunika n'abandi kuba bari mu bintu, ariko ikipe yo yatubwira ko yuzuye usibye imyanya nk'itatu yadusabye kugira ngo tube twakina ku rwego rwiza. Hari abakinnyi nka 3 yifuza, nawe mujye numva mubivuga iyo mukora isesengura ryanyu. Ako katubwira ko aba hari nabo ari sawa,